ndabizi ko iki kiganiro kiri buze kuri Korosa. ibyo ngibyo ngenda bisobanura niwe ndi kubibaza ko ni nawe uri muri social media madamu ndamwibaza yuko ubimbajije nangaga koko nubundi nyanga yego iyo nakabaye nyishimira nanayishaka cyangwa se naragaragaye muri ibyo biganiro bishyigikira abantu bakoze divorce uyu munsi nanjye ntago mba nagiye gucyura yego rero iki ni kimwe mu bimenyetso n'ibihamya Imana yashatse kugaragariza abantu ko nubwo Ezekiel byamubaho n'umugore we bikababaho ariko ntago intego yabo ari ugufata umwe akajyukwe n'undi akajyukwe nabahuje mbahuje ibyo avuga ubuhamya bw'ibyo avuga agomba no kubishyira uhagarara gukorwa ntazibana zidakomana amahembe yego na mama we wakubyaye marashwana ko ngiye kugwata ibibazo byinshi ahandi bati rero umugeni ikintu cyamujyanye ni inkoni iyo ni rimwe icya kabiri ati ikintu cyajyanye mugeni yafashe Ezekiel asambana mu by'ukuri ndashaka ikintu gishyireho umucyo Ezekiel rero amufata asambana n'umukobwa ntabwo ndamufata ntabwo uramufata oya abivugisha ukuri mwese bitangurana bigenze bite uretse impamvu byarikoroje rya ryitanu nyine ryateye ikibazo rimwe nahonze umukobwa byateye ikibazo hehe mugeni ntutangira kutubeshya ntabwo ndakubeshya ibi ngibi impamvu ndi kubibaza biri ku mihanda nta banga ririmo yigeze aza ku mihanda ngo avuga ati mu biganiro twagiye dukora yaba abanyamakuru yaba aba YouTubers kuko turi ingeri zitandukanye ni ikihe kintu cyakubabaje mu biganiro twagiye dukora aho kugira ngo uzishyire ku mugore wagiye ukare umugabo mugenzi wawe mukarwana wakumva zishize ugataha kuva nakwitwa nge sindakubita madamu yego na madamu nawe aragukubita sibyo ubwo rero ndibaza ari hano nta kintu buriya ngewe nemera yuko wavuga amakosa yanjye yose kugira ngo bimfashe kwisuzuma no kwisubiraho ejo ntazongera kugwa muri ayo makosa niba nitwa hari urushyi rwanjye azi hakaba hari ingumi yanjye azi avuga ati shari warampunze uwanga amazimwe nanjye ibyambayeho ibaze nawe aho bigeza aho abanyamasengesho baza kunsengera yego urahita wumva intera narindimo rero mu makuru mpabwa n'abantu kuko nge sinabashaga kuba nayamenya ngo nyumve gira gutya rero hano nge sinabashaga kuba nayamenya kuko hari igihe hari isi y'imyuka winjiramo iyo si ikaba itabasha kugukontorora kumenya iby'ubwenge bwawe nk'umuntu so abanyamasengesho bimwe mu byo basengeye bahishuye yuko nanjye amajwi ngo yarandiho yari amajwi ari kumbwira kwiyahura uri kumva gusezera madamu gusezera umwana kugira gute hanyuma nkiyahura ki batanditse muri komenti ngo babuze umuhanuzi Theogene kumvugaho yarari kuvuga igiti se Theogene ariko rero bagahita bagusura iryo joro ubwo abo bantu si inshuti z'akadasohoka abo baranganirije ariko nk'umuntu uze watawe sibyo wifitiye agahinda tujye tubwizanya ukuri buriya tuzi neza yuko n'impamvu wagiye wenda hari ibyo wari ubitse ku mutima wari ukeneye kubwira abantu abo bantu babibabwira bakakumva kubera ko wenda ngiye nshobora kuba ntarakumva nyeho konti cyane ati waba rwose ati mana yanjye nabonye mbese komenti nyinshi icyo kintu zakibanze igishushwe niwo byivugiye gerera twifurira ngo ntasoni abandi bati urebe ukuntu uyu mugore ari umutindi niko bavuze mfite na komenti atasize uriya mukozi kugira ngo amutege umugabo none habona ibimenyetso icyarimwe niki wabwira abo bantu rero bakunenze ko wasize umukozi w'umukobwa mu rugo ayiwe wawu ni ukuri imana ihabwa icyubahiro imana ishimwe mana uri nkuru uri nziza ukunda umuryango kandi tubwihereye icyubahiro gusa nimurire yo wawu ni ukuri urukundo ni rwogere pe ni rwogere kandi
Imana ikomeze itanga amahoro, itanga ibyiza, itanga ibyishimo muri uyu muryango. Nicyo kintu nabifuriza, kandi Imana urebe umutima wa Ezekiyeli, urebe ibyamunaniye. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na Kiranuka TV, turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane ibihe byose, mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ndetse mbabwira yuko muri ab'ingenzi kuri izi shene zombi. Twicaranye n'abantu hano rero, nagiye mbona abantu benshi bati urugo ni rwiza. Ati rero turasaba Ezekiyeli ko wamubwira Gasaro akajya kuzana umufasha we, turakwinginze. Mwanyandikiye komanteri nyinshi zitandukanye, ati bikomeza kwihagararaho. Rero finally Ezekiyeli yumvise inama zanyu cyangwa se z'abandi benshi batari mwebwe mwagiye munyandikira. Nzi neza ko ari benshi bamugezeho bamugira inama. Ezekiyeli, kambanze ngo ikaze kuri izi cano zacu. murakoze cyane. Ndabona ubanje guseka, akamwenyu kari ku maso yawe rwose, none urakeye ku maso. Iyo wagaragaye urira haba hari n'igihe uzagaragara useka. Yego. Umuririmbyi yarafashijwe aravuga ngo umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira hanawe. Aravuga ngo umva umunyenga wo gushyira ingobyi mugongo ugaheka. Imana ni nziza iradutetuye. Amen. So reka rero nitangirire nisekera nyine, kuko hari ibiganiro nagiye nkurikira, ariko mbona umugabo umwe wananiwe kujya gucyura ari kunseka. Ndavuga ni njye byibura nateye intambwe yo gucyura, cyazana nkasekwa n'abataragiye gucyura. Yego. Kandi njye naracyuye. Rero Imana ishimwe. Imana ishimwe. Icyo gitumye nezerwa yuko nicaye hano ntari njyenyine. Ubundi numvaga ntazongera kugaragara kuri kamera kubera numvaga nyine mfite iryo pfunwe. Ufite no kongera kugaragara nyine mu rusengero. Ubundi hari ibiganiro tuba twarakoze, ariko bikaba ari inkoni zishobora kuzadukubita mu gihe twebwe tutazi. Yego. Mu mitekerereze yanjye n'ubundi divorce ntago nyine nyemera. Impamvu ntayemera ndabisobanura. Yego. Tuba twarahagaze imbere y'Imana tugasezerana n'uwo muntu tugiye kubana ko tuzabana mu bibi no mu byiza. Yego. Turwaye, tutarwaye, tubyaye, tutabyaye, mu makuba, mu byago, ibyo byose tugatandukanwa n'urupfu. Mu makuba rero hazamo ibintu byinshi, hakazamo kumwe wenda ashobora kurakara agasiga mugenzi we, ariko nyuma kubera ko isezerana ari urupfu rugomba kuzabatandukanya, bigatuma mwongera kwihuza kandi mukiyunga mu kubaka urugo rwanyu. Yego. Rero ibyo ngibyo ndumva mbishimiye Imana. Imana ishimwe. Amen. Reka ndeke kwizimba mu magambo, navuga byinshi cyane numva binshimishije ku mutima, ariko uko biri Imana ishimwe, kandi nizere yuko rwose n'abambaye hafi mukangira inama. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe ntiwigira inama, ahubwo wigira inama yo gusara. Rero njyewe iyo nari nigiriye ari yo gusara. Yego. Ariko mbonye abandi bajyanama bangira inama yo kujya kugira gute gucyura. Ihita irogo ya nama bangiriro irogo ya nama nge nigiraga, ahubwo iyo bari kungira nsanga niyo yo. Hanyuma rero nanze gushyira mu bikorwa igikorwa cy'ubugwari cyo kutajya gucyura, shyira mu bikorwa igikorwa cy'ubugabo cyo kujya gucyura. Ariyo mpamvu mubona turi kumwe na madamu. Amen. Hanyuma rero mera microphone umumfashirize, ntumuvunishe umufasha wawe, bamwita Mugeni Providence. Benshi bashobora kuba batari bamuzi amazina ye, cyangwa se ku Gasaro n'ubwa mbere dukoranye nawe ikiganiro. Birashoboka ko ku zindi shene yagiye atambukaho ndetse no kuri Kiranuka. Mugeni, tuguhaye ikaze nawe, isanzure wumve rwose nta kibazo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nzamura mikoro. Umeze gute? Umeze neza, ndashima Imana. Ariko numvise ijwi ryawe, videographer araza kumfasha yumve muri
ekuteri nimba ijwi ryawe riri kumugeraho neza, numvise muri kamere yawe uvuga buhoro, uvuga cyane. Iyo byagenze bite? ntabwo mbizi buri gihe mvuga cyane wenda kereka iyo warakavuga cyane birashoboka bitewe n'uri kunyumva. yego birashoboka ko mba ndi kuvuga cyane. numvise ugira ijwi riri hasi. ubwo ni iry'abagabo wenda. oya ahubwo ni iry'abadamu mu mutima. abagabo se buriya ntibagira ijwi riri hejuru ra? abagabo bagira ijwi riri hasi kuko no mu kuririmba nyine uba wumva kereka wa undi wametirije niwe uririmbira hejuru, ariko ubundi abagabo bagira ijwi riri hasi. tuguhaye ikaze rero kuri izi shene zombi. murakoze cyane. wari umeze gute mu minsi utarubayeho uri hano kumwe n'umutware wawe? we nabonye ari amashimwe gusa, n'ibyishimo n'umunezero, ari guseka. ubwo duheruka mu kiganiro turi kumwe ariko ari kurira. ntabwo mbizi niba yararize. ntabwo wakibonye ikiganiro? ntabwo byose nabikurikiranaga. yego. ubwo wenda nshobora kuba naraguye kuri kimwe. nuko ariko uko biri kose turashima Imana kuri uyu munsi. yego. tunezerewe n'Imana mu mutima. amen. hanyuma rero njya mbona iyo umuntu akoze ikiganiro bibi ibibazo, iki kiganiro nizere ko kitaza kuba ibibazo ahubwo kiza kuba ibisubizo. benshi bakishimira yuko umudamu wa Ezekiel yatashye. nabonye ari ikiganiro twakoze, ibyo ndabibaza Ezekiel kuko mugeni we ntiyari abirimo, ariko icyo kiganiro kibyara ibintu byinshi, yuko wakoze amahano ndetse natwe tukayakora. witwa Gasaro na Justin nitwe twaje muri uyu mwandiko, reka nivuge kuko ndi hano, yuko twagufashe amajwi tukayatambutsa mbere, akaba ari twe twagusenyeye urugo. nicyo bivugaho ko hari byagiye bivugwa, nta muntu ushaka n'umwe kwibandaho cyo kumeshoniga muri iki kiganiro, ariko byagiye bivugwa yuko Gasaro na Justin ari bagusenyeye urugo. mpereye ku ijambo uvuze ngo ibiganiro byinshi bishobora guteza ibibazo. yego. Bibiliya iravuga ngo nta cyabuza ibitsitaza kuza, ariko ubizana azabona iki? Ishyano. ntekereza ko iyo umuntu ataragerwaho n'ibibi ntamenya agaciro k'uwo byabayeho. yego. icya kabiri, iyo umuntu ari we wagwiriwe n'ishyano niwe umenya ingano y'igikomere cye n'igishobora kumuvura igikomere. yego. ntekereza ko uyu munsi kuba ndi kumwe na madamu wanjye ni amashimwe kuri twebwe nk'umuryango. yego. nk'imiryango yombi, waba umuryango washyingiye yaba n'umuryango madamu yashyingiwemo, ni amashimwe. ariko kuri bamwe mu bakomanteri bagiye bishimira ibyabaye hagati yanjye na madamu, kuri bo reka nkwibutse yuko ari amarira. yego. kuko ntabwo bari biteze yuko uyu munsi mba ndi kumwe na madamu wanjye. yego. no kuri bamwe wenda dukorana mu mashosho media bashobora no kuvuga ati ntuze kubera iki yaje, warangiza ntutubwire ngo tuze dutere amakamera. ariko icyo ngicyo ni ikintu bagomba gutekereza, uko bateye kamera ari benshi bansuye hano, bansuye mu rugo rutarimo umugore. yego. ariko urugo rurimo umugore nabo ubwabo barabizi uburyo rukwiriye kuba rwakwitwara. icya kabiri, madamu ni umuntu uzi ubwenge kandi nanjye ndi umuntu uzi ubwenge. birashoboka ko hari amahirwe yagize yo gukurikira ibiganiro, akaba yaragiye yumva abanyamakuru babajije bari kubaza gute, mu ntego ni iyihe bafite. rimwe na rimwe ugasanga mu gihe cyo kuganira uburyo wenda dushobora nko kwiyereka abantu ko twasubiranye, twebwe ubwacu nk'umuryango tukagira umwe cyangwa babiri duhurizaho. twamara kumuhurizaho rero, niba amatora yafashe Gasaro ntabizire, ko nakuvutuye nanjye nyine ndi gukubwira niba amatora yagufashe ntubizire. icya kabiri, mu guhitamo kwanjye ndabizi neza ko Justin ampamagara, nta nubwo nari nzi ko mwari muri kumwe, usibye akumpaye nibwo nahise numva ko n'ikiganiro kigiye guca ku Gasaro. ariko inzira umuntu yanyuzemo yinjira
ni nayo yinjira, ni nayo anyuramo asohoka. Sinzi Njyewe umugani ariko nciye ninjye- niba wawumvise. nabyumvise njyewe Justin ko namusabye ko icyo gihe aguhamagara kuko njye sinizeraga ko biri ari ukuri ntanakubeshye pe ngira ngo nagiye wa mugani naraye ngenda ijoro nzana na kamera mfite sinjye nta n'undi kwiregura nta n'undi kwisobanuraho kuko njyewe Ndabizi, intention njyewe. yanjye ntabwo yari iyo gukora ikiganiro nari nje kuguhumuriza nk'uko nanjye ibyago byangeraho nkahura n'ikibazo runaka nawe ukampumuriza nk'umuntu dukorana ibiganiro Ariko ariko abantu- uko byakiriwe wenda n'umwe cyangwa babiri ariko nshima Imana ko atari benshi kandi koko Ezekiel uyu munsi baraza kugutera amabuye ati ni gute ko ugenda ugafata uwo twita umupagani niko mujya mutwita ugasiga abarokore bene data bene so warangiza ukajya kugiha umunyamahanga ikiganiro ndabizi ko iki kiganiro kiri buze kuri Korosa ibyo ngibyo ngenda bisobanura. niwe ndi kubibaza ko ni Kandi nawe uri muri social media ni madamu na wenda byiza mwibariza yuko ubimbajije. Ikintu cya mbere ntabwo uri umupagani nk'uko wenda bashobora kugufata ko uri niko umupagani. batwita niko mutwita nako ariko ngiye mu buzima bwose mbamo abakatolike abasilamu ngo ugendana n'umupagani cyangwa umunyamahanga ni nk'uko birengagiza umugani baca mu kinyarwanda. Hari nk'abari kundenganyiriza ko nagaragaye ku mashusho media ngira ibyo mvuga Yego. bijyanye n'urugo rwanjye. Ariko umunyarwanda aca umugani avuga ngo ujya gukira indwara agira gute arayirata. Ahari uyu munsi iyo mba ntaragaragaye nemeza ko umugore yantaye, uyu munsi simba nongeye no kugaragara nemeza ko nagiye gucyura umugore kandi umugore yampaye imbabazi akagaruka mu rugo. Icyo abantu babanze bacyumve. Ikindi cya kabiri ibi ngibi byambayeho ni isomo ry'uyu munsi n'iry'ejo hazagira gute hazaza. Rishobora no kuba byarambayeho kubera ko ari ibiganiro nakundaga kugaragaramo kugira ngo uyu munsi n'abantu bazasobanukirwe ko ya divorce nangaga koko n'ubundi nyanga. Yego. Iyo nakabaye nyishimira nanayishaka cyangwa se naragaragaye muri ibyo biganiro bishyigikira abantu bakoze divorce, uyu munsi nanjye ntago mba nagiye gucyura. Yego. Rero iki ni kimwe mu bimenyetso n'ibihamya Imana yashatse kugaragariza abantu ko nubwo Ezekiel byamubaho n'umugore we bikababaho ariko ntago intego yabo ari ugufata umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe, nabahuje mbahuje ibyo avuga, ubuhamya bw'ibyo avuga agomba no kubishyira uhagararaho gukorwa. Ntazibana zidakomana amahembe. Yego. Na mama we wakubyaye murashwana cyane rwose. Nta n'umugore waba mu rugo ngo kwahukana niyahukana twumve ngo nishyano byagize gute ryaguye. Ikibazo ahubwo ko kumwe muri twe avuye ku buzima bw'undi wenda iminsi mikeya, ni iki kigomba gukorwa kugira ngo wa muntu agaruke muri ubwo buzima? Icya mbere ni uguca bugufi no kumvikana ku byatumye umwe afata umwanzuro akagenda. None se niba mubihuje mukabyumvikana mukabishyira mu bikorwa gute noneho mutari buze kubwira abantu ngo rwa rugo rwagize gute rwasubiranye? Rumwe mwumvaga ko rwasenyutse, ntago rwasenyutse ahubwo ruracyagize gute ruracyahagaze. Twebwe ibyacu mpamiriza abantu, nta nkuru n'imwe yakozwe kuri social media na madame abyumve. N'ejo ubu narabimubwiye, nta nkuru n'imwe yakozwe kuri social media ntayemeye. Okay. Kaniberize mugeni Providence. Provi abantu bati rero kuba umudamu wa Ezekiel yagenda atiriya ni prank yateguwe kugira ngo babe barya amafaranga ya diaspora. Ubundi ndashaka akantu ugashyireho umucyo utubwire ese koko yari prank? Ngewe ndi kumwe nawe nago ndibaze Ezekiel kuko ari muri no social media bikaba ari we mbyibariza. Nabonye arababitekereje ati nyamara iyi ni prank uno muryango wigukina kujya barya amafaranga. Murakoze. Ubundi ndabyibuka neza hari umuntu wigeze kumpamagara. Yego. Ambaza niba ari prank. Yitwa Layira. Yego. Nyine mubwira ko nje nta mpamvu yo kujya muri social media. Sinagira icyo mutangariza muri uwo mwanya. Ariko kuri uyu mwanya
ntago rwose pe harimo ababikora ariko burya ntago ari byiza gukenera ku rugo. Urugo ni ikintu gikomeye, ntago ari ikintu cyo gukinishwa ku buryo wavuga ngo dukine tuvuga ngo twatandukanye. Ntabwo ari byiza, niyo mpamvu rero navuga ngo ntabwo ari prank. yego Ni ibintu byabayeho none igihe kirageze biranarangiye. Provi, mbona uri umuntu rimwe na rimwe ucishije make, uretse ko nanone abantu bacishije make iyo bakoze mu bwonko gatoya sha ubu bateye reka mvuga ibirabago ureba ibirabago sinzi ko ajya bivuga mu by'ukuri. Abandi se ngo ivu ruhoze niryo ryose, abantu bacecetse ngenda batinya ni ukuri. ntabwo rero ncecetse buriya nuko wenda ntakunda kuvuga, ariko ku muntu nyine tumenyeranye nisanzuyeho bihagije yego uraganira. ndavuga pe ntari. Okay. Ni ikihe kintu cyatumye ufata icyemezo? Tuzi ko Ezekiel ni umuntu ugukunda, hari ibyo yatangaje abantu barabyumva. Ni ikihe kintu cyatumye nk'umudamu ufata icyemezo ugahaguruka ugafata varize yawe yose, imyenda y'umwana yose, ukava mu rugo ukagenda ugasiga umugabo ukamuhunga? Ntabwo buriya ikintu cyitwa kwahukana, ntabwo umugore yahukana kubera ko yanze umugabo. Yego. N'umugabo ntabwo asiga urugo kubera ko yanze umugore. Bijya bibaho njya mbyumva ariko ntabwo ari kenshi. Yego. Rero nanjye ntabwo nagiye kubera ko nanze umugabo, kuko iyo mwanga nyine mba narasinye, ntabwo mba ndahangaha uyu mwanya. Ubwo rero icyabinteye urumva ko ari ukugira ngo yitekerezeho nanjye nitekerezeho aho ndi. Noneho nituza guhura nk'imiryango, kubera ko twebwe ubwacu wenda kubyumvikanaho byanze, nituza guhura nk'imiryango, imiryango nayo ikabyumva, niyo iri bushyire mu kuri. Yego. Uruhande rw'ukuri aba ari rwo imiryango yumva. Niyo mpamvu rero navuze reka mbe ngiye. Buriya hari abo mu miryango ye bazamuganiriza, Yego. nanjye hari abo mu miryango yanjye bazanganiriza, bitewe n'uko nyine twavugishije ukuri ibibazo mufitanye runaka. Yego. Byose mukabishyira hanze ku iparato mu muryango. Ibyo ni by'umuryango. Yego. Ntabwo ndi bwinjiremo muri detayi ngese mwavuze ibiki bagize iki, oya ibyo si ngombwa. Nibanga ry'urugo, hari biba byaratumye abantu batumvikana kikaba cyakujyana n'ibyo, ariko nanone ntabwo uyu munsi najya kubazimuza ngo muvuge ABCD uko ibintu byagenze muri mu muryango. Ibyo ntabwo ari byo twifuza. Hanyuma se Ezekiel rero hari ijambo yakoresheje, imvuga iteye ubwoba, imvuga ikakaye, ati nimubona amagurutse nkajya gucyura uriya mugore muzanyitemuka. Ririya jambo ryumva umbwije ukuri, watekerezaga ko Ezekiel ko kazaguruka kaza kugucyura? Uvugisha ukuri? Njye mvugishije ukuri akibivuga ntabwo numvishije ko byabaho nyine. Nanjye numvise kuko abivuze ari uko. Nanjye nabonaga hariya Ezekiel ari serious. Nabonaga akomeje, ariko nyuma hari ikindi kiganiro naje kubona nyine avuga ati na madama aho ari ambabarire kuko hari ibintu akoreshwa n'umujinya, ahubutse. Nabyo ndongera byumva bitewe n'uko icyari cyanjyanye cyari ukugira ngo umuryango umuganize nanjye uganirize. Ibyo yavugaga nyine bitewe n'umujinya nanjye nabyirengagije. Yego. Umunsi rero mbonye ko yateye intambwe yanaje, ndavuga koko ntabwo yari akomeje kuri kamera, ntabwo yari akomeje. Yego. Ko ngiye kugwata ibibazo byinshi. Abandi bati rero umugeni ikintu cyamujyanye ni inkoni. Iyo ni rimwe. Icya kabiri ati ikintu cyajyanye mugeni yafashe Ezekiel asambana. Mu by'ukuri ndashaka ikintu gishyireho umucyo. Ezekiel rero amufata asambana n'umukobwa? Ntabwo ndamufata. Ntabwo uramufata? Oya, abivugisha ukuri. Mwese bitangurana, mwese bitangurana bigenze bite? Uretse impamvu bivuze. Mugeni ndashaka numubike mu bwoba. Nyine ni amagambo numvise Rayira avuga. Anavuga hari n'ikiganiro Rayira yavuze guki ngo mfite ngo hari amajwi ngo ariko ngo mu kweditinga ngo muze kweditinga kuko ngo mu byo twaganiriye ngo hari ibyo atifuje yuko bijya hanze. Ndashaka rero madamu ambabarire, ndamwemera nawe arabizi ko twemeranwa, kandi nzica ikiru
mubwize ukuri uri kumva sheri yego uvugisha ukuri sorry ndabaze ngo yego kandi ndabaze sheri ntacyo uri kumva sheri uvuga ukuri niba hari inkumi wamfatiyeho ubivuge kugira ngo amagambo agire gute ashire ivuga. uwitwa Theogene w'umuhanuzi numvise avuga ibintu byinshi ati bureze kera ko ateye hafi cya kiganiro mbaze cyakubabaje cyambabaje uzi kubona umuntu mbonye ikiganiro cya Ezekiel avugisha ukuri ko cyamubabaje. dore impamvu cyambabaje sibyo yataye urugo imyaka ishize ataye urugo niyo myinshi naho arabyemera ngiye byibura umugore wanjye ndumva ari icyumweru ntikirashira kuko cyari gushira kuwa mbere rero bibaye icyumweru kitanashize yego sibyo noneho kubona umuntu byananiye gucyura wakaza gucyaha umuntu kandi amaze imyaka irenga ingahe yarataye abana bangahe yaramurongoreye abandi bagore we akaza akavuga bene uwo muntu wundi naba nakwiriye kuvuga abakwiriye kugenda akigira nk'ahantu mu mwobiyo agaceceka nyine akareka abandi bagabo bafite ingo bo bakavuga bakagira ibyo banenga bakagira ibyo bahishura ariko nujya guhishura ngo runaka ndabona yaba yapfuye iki n'uyu wirengagije wowe ibyo mwapfuye n'umugore kandi ugashaka kugaragaza ko uyu muntu yagakwiriye gutera intambwe yo gucyura uri kwigisha umuntu ibyo wowe utagize gute udakora ariko uyu munsi ngewe nakwicara hano nkashishikariza abagabo bataye ingo cyangwa abagore batawe n'abagabo kwemera gutanga iki imbabazi kuko nanjye nateye intambwe yo gusaba imbabazi nkazihabwa niyo mpamvu nifuza ko madamu nyine yashyira umucyo agashyira ukuri ahagaragara ni naho rega mba muboneye mwana ari umukumbuye amfatiye dari kigana tukigose ego komana ukuri kw'ibyo bintu ntabwo njye ndamufata usibye bimwe byagiye ku masosho media n'ubundi ukora yifatika ari kuvuga gake kandi kurikiranuka ndashaka ko biza noneho mwegereze nayo microphone bwishwi rye riri hasi nyine nk'uko byagiye ku masosho media uko babibonye niko nabibonye uko babyumvishe niko nabyumvishe naho ubundi nta hantu ndamufatira mu cyaha nk'icyo ngicyo ntabwo mbeshye ntabwo ndamufata uretse rya ryitanu ryarikoroje ryarikoroje rya ryitanu nyine ryateye ikibazo rimwe nahonze umukobwa ryateye ikibazo hehe mugeni ntutangire kutubeshya ntabwo ndakubeshya ibi ngibi impamvu ndi kubibaza biri ku mihanda nta banga ririmo yigeze aza ku mihanda ngo avuga ati madamu yasirisimbye ko ntarwinjiramo ngo hararaka oya icyo gihe bikiba ngo warababaye cyane urarakara nawe yarabivuze Ezekiel nawe umuntu wababara yego amafaranga angana yo kugira akamaro mu rugo ntabwo nakurenganya nyine umuntu afite kubabara ariko nyine kubabara biri aho ngaho nyine ukarakara ukagaragaza umubabaro ariko nyine avuga nose ko icyagiye cyagiye ko kitari bugaruke n'indakara si umunsi ukarenga undi munsi ukaza biri bugende gute bikarangira nyine wiyakiriye tu mu biganiro twagiye dukora yaba abanyamakuru yaba aba YouTubers kuko turi ingeri zitandukanye ni ikihe kintu cyakubabaje mu biganiro twagiye dukora icyambabaje cyane ko ngewe niyo bimeze nka gutyo cyangwa se byageze ku rundi rwego nirinda kureba ibiganiro byanyu yego ntabwo wabirebaga ntabwo ibyinshi mbizi ni abantu baguhamagaraga bakakubwira bati noneho harahiye tubonye ko wafashe umugabo asambana ntahamagawe na bakeya ariko ntabwo bambwiraga kuri ibyo bintu cyangwa se ngo bampindishe umushyitsi bakubwiraga ibisanzwe ngo bagire ibindi bintu banyumvisha nyine barampamagaraga bakambwira twabyumvishe se buriya koko nibyo nkavuga mu bikurikire nyine namwe mukoremo ibyanyu uko nguko n'ubundi nta bindi birenze yego Ezekiel karama ndashaka nawe rero tuganire ni ikihe kintu cyatumye ririya jambo urivuga nanjye nza kukureba hano kamera itariho ntugira inama mubwira ni turi hano twaje kugusura uri kuvuga ngo rwose ngiye madamu sinamwirukanye nta kintu twapfuye yambwiye ngo nze mfate inzu yanjye uribuka ijambo nakubwiye
narakubwiye ni wa mugabo we aka kanya uri kubivuga kuko duhari nitumara gutaha ukajya mu cyumba nibwo wumva ko hari umuntu w'ingenzi wabuze iryo jambo sinarikubwiye warariye akubwira nti nibigera ejo ukabyuka ukisanga umugoroba ukagera biragenda bite urabona ko umuntu bita umugeni yari umuntu w'ingenzi kuri wowe none nk'aho ibyo bidahagije bukeye twumva ngo ninzajya gucyura muzanyitimuka nzi neza ko hari n'abandi bati ubwo se barabona ndiyo bampamagaye bati gasa ati wa muntu wavuze ko azajya gucyura ko twumva biri mu nzira ati ubu ntagiye kuba yayindi oya ntabwo ndiyo ariko ngewe buriya abantu baransetse icya mbere njya kurambagiza uno mudamu nagiye kumurambagiza ari uko ndambiwe kuba njyenyine cyangwa se kuba mu buzima bwanjye rwose bateri ikindi namurambagije kuko nari nkeneye umuryango rero iyo umuntu akeneye umuryango awutangira ibitambo byinshi kugira ngo uwo muryango ugire gute awusigasire awutangira ibitambo by'umwanya wo kuwushakira ikiwutunga ubwo ni ukuvuga ngo igitambo cy'ibyuya by'uwo mugabo yego aba agomba kugitanga ku bw'umuryango rero icyatumye wenda mvuga ririya jambo nari ndi mu burakari bwinshi muri make byari byananiye kwakira ibyagize gute ibyambayeho ikindi wenda hari igihe wenda twashoboraga kuba twatongana wenda tukiyunga ariko twamara kwiyunga hakazaho nk'utuntu two kuvuga ati umunsi bino byongeye nzahita nigendera kandi ningenda sinzongera kugaruka wabonye isomo rero madamu ambwiye ako kajambo ngo ningenda sinzongera ariko provari serious kubera ko nzi ko ari serious nawe ndi serious nyine ubwo naravuze nti kujyayo no kwikoza isoni wangu mundize najyeho nkamutaha wumvaga ari bugende bugaca avuga ati sheri ereka nagarutse oya nge numvaga nagenda azagenda agize gute agiye nta kintu na kimwe nakora ngo umudamu agire gute agaruke nayo mpamvu navugaga we naravugaga nti nimvuga bino ashobora kuba yabyumva nkajya kubona ahubwo aravuze ati yo mugabo yatakaje icyizere ko ningenda atazagera gute ntazagaruka ahubwo reka mite nubaka icyizere nongere ngaruke mu rugo kwirebera umugabo naho ubundi niba ageze aho yiheba ku buryo yumva yuko nazagaruka ubwo nyine urumva byagize gute byarangiye ariko ngize amahirwe maze gukominikana n'imiryango numva umuryango wiwunyemereye kumpa ikaze yo kujya kuganira nawe yego naravuze ntihari hari icyizere yuko bishobora gukunda ariko ntakubeshye nubwo nateye intambwe nkajyayo n'ubundi numvaga ndi buze amara amasa mbonye tunaje ntamuzanye naravuze n'ubu nyine barankinnye ngo nta kundi n'ubundi ntibyambujije kurara uko nari naraye nyine ntekereza mvuga ntububambeshye buriya kwari ukunkina kwari ukugira ngo habeho kwiyerurutsa nibwo buryo njye nabitekerezagamo muri ngewe tukiri aho muri uyu mwandiko hari bagiye bavuga ko wakubitaga umuntu bita mugeni arambiwe inkoni zawe n'inkeke zawe zihoraho umunsi ku wundi ati ntazapfira hareka mbe nigendeye ibyo bintu rero ese koko watinyuka gukubita umugore uri umuntu w'umugabo usibye no gukubita umugore ntekereza ko n'inka itagikubitwa ikindi cya kabiri muri uru Rwanda rwa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ikintu cyo gukubita umugore cyaracitse hari ijambo mperutse kumukundira ejo bundi aherutse kuvuga aravuga ati mugabo niba ufite imbaraga aho kugira ngo uzishyire ku mugore wagiye ukareba umugabo mugenzi wawe mukarwana wakumva zishize ugataha kuva nakwitwa nge sindakubita madamu yego na madamu nawe aragukubita sibyo ubwo rero ndibaza ari hano nta kintu buriya ngewe nemera yuko wavuga amakosa yanjye yose kugira ngo bimfashe kwisuzuma no kwisubiraho ejo ntazongera kugwa muri ayo makosa niba nitwa hari urushyi rwanjye azi hakaba hari ingumi yanjye azi avuga ati shari warampunze
uwanga amazimwe abandwa habona. Impamvu twabaye cyangwa se twisanze tuba mba kuri iyi mihanda aho ari kwari ukugira ngo akambayeho kose kagire gute kajye kamenyekana. Ubwo rero mu bubi nagira ndibaza nta n'umuntu no mu buzima busanzwe turarwana, niyo mbonye twashyamiranye ku buryo bigeze aho dushobora kurwana mva mu nzira nkigendera hanyuma nkajya gufata ibindi byemezo. Ariko niba ntashobora kurwana n'uwo mu buzima busanzwe, madamu twaba turwana muhora iki? Hanyuma kandi kantu rero rikamuvuge nacyo Bosco Yimpaye yakoze ikiganiro abantu bati n'ubwa mbere tubonye kuva Bosco yaza kuri iyi mihanda agira amarangamutima, avuga ati umuntu witwa Ezekiel ndamutabariza. Iki kiganiro ngikoze ngira ngo aho umugore we Mugeni Providence ari ni nawe kigenewe, ni nawe ngikoreye byibuza atabara Ezekiel. Ati kuko Ezekiel ararira boroga, niyo mvugo yakoresheje. Ati ndetse ari hafi yo kwiyahura, amakuru ndayafite. Ubundi utubwije ukuri, hari umuntu wabarigeze uganiriza ko washatse kwiyahura? Ntubeshye. Ndibuka ko nanjye nta makuru nahawe, ntabwo nzi kondisiyo nari ndimo nshuti yanjye rwose, abantu bajye banihangana. Ariko mu ijoro ryo yari kuwa gatatu ari kuwa kabiri sinzi, nagize niba babyita sinzi uko mu rurimi rw'ikinuza babyita, niba ari depression n'ibiki harya depression cyangwa se depression. Ariko nabwo nagizwe ngo n'abanyamasengesho, numvise babimbwira bambwira ko umunyamasengesho bazi wahageze ari umugabo witwa Pamphile. Kumuvuga ndumva ntacyo bitwaye kuko icyo yasengeye cyakuweho, Imana irangije ikora iki? Imirimo n'ibitangaza. Yego. Numvise ko nari mfite ngo amajwi menshi menshi ku buryo ikintu gishobora kuba cyarambujije hari kwiyahura kwari ukumva ijwi rya bebe wimurebesha muri kamera nyine ukuntu abikunda. Oya yireba muri kamera kamufate gutya, urumva mufate gutya byaba ari byo byiza atari byo muri iryo joro. Nanjye ibyambayeho, ibaze nawe aho bigeza aho abanyamasengesho baza kunsengera. Yego. Urahita wumva intera narindimo. Rero mu makuru mpabwa n'abantu, kuko nge sinabashaga kuba nayamenya ngo nyumve, gira gutya rero hano, nge sinabashaga kuba nayamenya kuko hari igihe hari isi y'imyuka winjiramo, iyo si ikaba itabasha kugukontorora kumenya iby'ubwenge bwawe nk'umuntu. So abanyamasengesho bimwe mu byo basengeye bahishuye yuko nanjye amajwi ngo yarandiho yari amajwi ari kumbwira kwiyahura. Uri kumva? Gusezera madamu, gusezera umwana, kugira gute, hanyuma nkiyahura. Hanyuma ngo asobanura yuko ngo ari bimwe mu ngaruka z'ibiganiro nagiye nkora ku badamu bashenye ingo. Noneho ngo bo bifuza kungirayo kundogesha nyine, ngo kwari ukundogesha. Intego yabo rero hari harimo kwiyahura. Intego ya mbere bari bayigezeho yari yo gutabwa n'umugore. Wacyumvise? Ndakurikiye. Intego ya mbere kwari ugutabwa n'umugore nk'uko nabo bataye ingo. Intego ya kabiri kwari ukugira depression nyinshi, narangiza ngo nkimanika hehe mu mugozi, ubwo ngapfa bakaba bagize gute, barankize. Umwana akaba imfubyi, umugore nyine nawe ngagakirwa n'abandi bagabo. Urumva? Niko nanjye babimbwiye mu gatondo maze kuva muri iyo mu majwi rero navugaga amajwi y'abantu benshi yababigizemo uruhare, nayo ngo amvugiramo. Niba rero ayo majwi yaramvugiragamo, ariko ngo bakavuga ngo dusanze kano kagabo ngo ari akagabo ngo gakomeye, ngo ku buryo guterwa ngo n'izi mbaraga ngo zigashyire hasi bitabasha. Biza ngo no kurangira ibo bavuze ngo dore ngo n'umugore wako ngarongeye aragarutse. Kumva rero niba kandi koko muri comment ngenda nanabibona, iyo nshishije amaso muri comment mpita mbona isano ry'ibyo bintu Imana yagize gute yavuze. Muri comment urajya kubona ngo kavuze abantu
ngo kavuze abo kwanza uke ngo kavuga ba Mutesi ngo kavuga nabande ngo kari kazi kose ko bitakaba ngo hamwe bakudihe ngo nawe wadisha iki abandi ugahita ubona ukurikije message Imana yatanze iciye mu banyamasengesho wakurikiza n'ibyo ubona muri comment ko kugasanga hari communication ishobora kuba ihari niyo si y'imyuka. Gira tantine aza mudufashe urukumva. Rero mu by'ukuri niba byarageze naho Imana ivuga yuko ari imyuka mibi twatererejwe, nta nubwo nagombaga kurenganya madamu, ikindi sinagombaga kurenganya n'undi muntu uwo ari we wese. Ubwo rero nahise mbyumva mpita nanabyakira mpita bani karabaye, noneho reka tujye mu bihe byo kugira gute byo gusenga. Ahangaha rero iyo mageze mpita nibaza nti se ko ba bantu twabakoragaho ibiganiro bitwa ngo ni abakozi b'Imana n'abantu bakabashyigikira bigaragaza ko ari abakozi b'Imana, kuki mwoka byaramwe mwampagurukiye? Ese Imana yanyu yakwifuza kubahorera ishaka kunsenyera urugo? Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntibishoboka yuko umuntu Imana yamwoshya ngo nakora icyaha cyangwa igire ibyo imwoshyeshya. Ubwo rero ahangaha naho abantu dusenga ahubwo dukwiriye gusenga cyane, kuko ibyo twizera ngo turi kumwe n'abantu b'abakozi b'Imana igihe usanga twibereye kumwe n'amasega aryana ntitambukira gatagira undenganya. Mugeni rero Ezekiel akubwiye ati ni imyuka mibi yari yaduteye dusenye, ibyo bintu narabyizeye cyangwa se wizeye ko n'ubundi ari igeno ryabyo, ari igihe cyari kigeze cy'uko ugenda Ezekiel akaba yakisuzuma akisubiramo? ibyo by'uko Pamphile yaje kumusengera ntabyo yigeze ambwira, cyane ko ari nabwo nkigera ahangaha ntabwo wenda yari yanganiriza ngo ambwire ibyabereye hano. Yego. Ariko nigeze kubona nimero impamagaye ndayitaba, maze kuyitaba nyine numva ntituri kumvikana neza ndakupa, ndebye kuri mobile money nsanga handitseho Pamphile. Waragiye? Yego. Ubwo rero ntago mbizi, ibyo ntago yari yarabimbwiye. Mwaravuganaga se kuri telefoni byibuze? Hoya, nyine nka cya gihe aza mu rugo naho narindi. Yego. Ntabwo yigeze abivuga. Ariko nyine birashoboka cyane ko byaba ari nabyo, ariko ntago njyewe nta muntu mbese mfite kuba navuga ngo runaka niwe wabiteye runaka niwe wabiteye. Yego. Njye numva ko nyine ari ibintu biri hagati yanjye nawe, nibyo byatumye mvuga ngo reka mpaguruke ngende. Yego. Nyuma yo gukemuka rero ndagarutse. Abandi bati Ezekiel ati ni uko ukora ibiganiro ku bantu, ujye guhagarika gukora ibiganiro ku bantu kandi aribwo ahubwo mbonye imbaraga. Ntimukansetse barwaye gripe pe. Nari nzi yuko noneho butazongera, kuko nabonye abantu benshi ngo Ezekiel ngo ubu ngubu byibuze ngo nagakoni ngo Imana imukubise ngo ntazongera ngo kwicara ngo avuge ngo ku muntu, none ati nibwo mbonye imbaraga. None se kuki batanditse muri comment ngo babuze umuhanuzi Theogene kumvugaho? Yarari kuvuga igiti se Theogene? Ariko rero nyine nibyo uretse gato Theogene yansabye ikiganiro. Yego nyine. Kandi mu kunsaba ikiganiro ashobora kuba hari akigusaba kukabonye ibyo agiye kuvuga kuri Ezekiel. Izi niba ariyo mpamvu yakinsabye. Baceceke rero batuze. Sinzi niyo mpamvu yakinsabye. Nyine nyumva. Ntago uzi ko ariyo mpamvu uri ariko nakugiriye inama. Uriya se yangira inama yo kujya gucyura madamu. Nawe rero nabanza ajye niba arangiriye inama kandi yarabivuze ko umudamu yanze ko basubirana. Nyine umva nkubwire, niba inama yangiriye muri ku mutima nawe muhaye iminsi 3 yo kuba yasubiranye n'umudamu we Dorothea, sibyo? Ananyureho naye ngende muhuze nawe mbwira umudamu we ni madamu rero emera Theogene nanjye wanjye yagize gute, yanyemeye maze babane. Yego. Shawajure ubu umugore wakwanga kubana n'umugabo mu gihe umugabo yemeye guhindura ingeso n'uwahe?
bavuga ko umugore yamubwiye nyuma ko atigeze amukunda biri mu kiganiro. Ubwo nibyo yivugira, ni nkuko nanjye hari ibyo navuga mu gihe tutari kumwe. Uze njye navuze bikiya tutari kumwe na madamu byo kubeshya, byo kwihagararaho, kwigira ndigabo. Kandi unoneze iyo uvuze ngo umuntu uzajya kumucyura uri kwigira ndigabo, yego uri kumva uri kugaragaza nyine ko ubwo wafashe iki imyanzuro udashaka guhinduka. Ezekiel, wenda w'amarangamutima yawe twarayabonye, ndashaka kwibariza madamu wawe aho wari uri tubwiza ukuri, mu mutima wawe wumva umeze gute? Nzi neza ko abantu benshi ngo banaguhamagaye bakubwira bati nudacungira hafi umugabo aragucika. Warabyizeraga ukumva ko kuko yakiyahura, cyangwa se wumvaga ari bya bindi abantu bivugira kugira ngo ugaruke mu rugo? Njyewe cyari kinjyanye cyari ukuganirizwa, kandi nabaga ndi kuganirizwa. Umva ko rero igihe byaciyemo ngomba kugenda, naho ibyo bindi baza bambwira ngo aziyahura azagera gute, aziyahura se kandi azi ikibazo gihari. Atahamagaye n'umuntu byuze ngo bakiganireho yumve niba ari mu makosa cyangwa se atayarimo. Iyo guhamagara ari kumwitaba, uzi inshuro namuhamagaye reka nanjye mutamazi muhamagaye inshuro nyinshi ataza kumbeshyera. Hari n'uwo yabwiye ati impamvu ntari kumwitaba ati ni ukugira ngo atabishyira muri social media. Ndabeshya. Ariko Ezekiel ni umwizera, uba wumva ko akabaye kose ajya muri social media. None se ubwo icyo ntari mbonye ubundi ni igiki? Nta na kimwe. Niba nari ngiye nyuma y'amasaha runaka agahita ashyira kuri YouTube, ni gute nari kwizera ko nimwitaba atarahita rikodinga agashyira kuri YouTube? Ese rikodinga umugore we? None se ko yashyize hanze umugore we? Ambo uransinze mbuze icyo mvuga. Oya, hano ndahasubiza. Mbuze n'icyo mvuga aha ngaha full stop. Nta n'ikindi narenza ko yashyize hanze umugore we. Umva nyine musubize. Ico nico. Umva mpite musubiza. Afite umugore uzi ubwenge. None se we yari ari mu nzu? Ngwiki? Nyine we yari arimo. Ariko yavuze ko nta kintu ashaka kuvuga muri social media. Ati ngigiye nikigera nzavuga. Ntago ndashaka kuvuga. Ariko urumva we wacyumvise we icyamujyanye yaragize gute? Yarakize, yarazi ko gahunda ari ukuganirizwa. Bishatse kuvuga ko we ikintu cyajyanye mugerera cyo ruzi. Nge nyine nari nzi ko yahukanye nk'umugore wahukanye udafite gahunda. None se yahukanye? Umugore yahukana nta kibazo. Yegora. Nyine urumva none se Zekiye buretse gato. Mugena ajye kwahukana. Yahukanye nta kibazo mufitanye. Twari tugifitanye, ahubwo ndamubaza ko we yarari kuganizwa, yatekerezaga ko ndi kuganizwa nande. Ese wowe ufite ababyeyi naba nawe urabafite kandi nge ntabo mfite. Urabafite, wagomba kubahamagara ukababwira ikibazo ko kimeze, bakakuganiriza bakakugira gute bikarangira. Ubwo nyine uravuze ati nawe wari kubona ngiye, hanyuma nawe ugahita umanuka akajyashye nkagenda ngo bajye kunganiriza. Ntabwo ari itegeko ariko ngo uganirizwe n'ababyeyi cyane iki, nese nta nshuti ugira. Nanone ubaye nta nshuti ugira cyaba ari ikindi kibazo. Ubuse wavuga ngo ufite inshuti, kuko iyo urebye muri comment ubona ibimenyetso ko hari inshuti zihari. Kandi naragiye bagahita bagusura iryo joro. Ubwo abo bantu si inshuti z'akadasohoka. Ariko bo baranganirije, ariko nk'umuntu uze watawe sibyo wifitiye agahinda, tubye tubwizanye ukuri. Buriya tuzi neza yuko n'impamvu wagiye wenda hari ibyo wari ubitse ku mutima wari ukeneye kubwira abantu. Abo bantu bababwira bakakumva kubera ko wenda ngiye nshobora kuba ntarakumvise. Ariko nanjye hari ibyo nari mfite ku mutima, kandi ushaka gukira indwara agira gute arayirata. Kuvuga kuri social media bwari uburyo bwo gukira indwara yanjye, kandi nawe kuganirizwa cyangwa kubwira abantu ngo bakuganirize bwari uburyo bwo gukira indwara yawe. Buri wese ni cyo kintu cyakubabaje mu buryo yakoze Mugeni. Ikintu cyambabaje ariko nacyo kikaba cyararangiye. Nyine ni ukunshyira mu ntuze muri social media ntari mbyiteguye. Utari ubyiteguye. Hanyuma nicyo kintu cyakubabaje. Hanyuma se tukibaza rero, uyu munsi uri mu rugo rwawe uragarutse, ni iki kintu wumva gukumbuye mu rugo? Uretse gato hari akandi kantu kabayeho.
abandi batari ku uyu mugore waba indangare ni gute wifata ugasiga umukozi w'umukobwa mu rugo rwawe ati harimo umugabo ati uwo mukozi aramara kabiri icyo kintu ugiriye nabonye abantu benshi Imana yakoze kukinyibutsa baragiye itennyeho konte cyane ati waba rwose ati mana yanjye nabonye mbese komenti nyinshi icyo kintu zakibanze igishushwe niwo byivugiye gerera twifura ngo nasoni abandi bati urebe ukuntu uyu mugore ari umutindi niko bavuze mfite na komenti atasize uriya mukozi kugira ngo amutege umugabo none habona ibimenyetso cyarimo niki wabwira abo bantu rero bakunenze ko wasize umukozi w'umukobwa mu rugo buriya rero guhaguruka ukagenda uvuga ngo usize umukozi w'umukobwa mu rugo ntago kuvuga ngo n'itara ry'umuriro washize wabuze sorry kuvuga ngo uhagurutse usize umukozi w'umukobwa mu rugo ntago bwari uburyo bwo kugira ngo umutege umugabo yego ariko nawe yaza kuba ikigwari akamwegera urumva akagira ibyo amubaza byari guhita bigaragaza ikindi kintu ko bya bindi bivugwa ari ukuri yego byari guhita bigaragariza ko bya bindi bivugwa ari ukuri ahubwo yagize amahirwe yo kuba nahavuye yego yabisereburiye nyine arishimisha kandi burya nanone hari ukuntu biriya aravuga ngo ntabwo turagera aho satani atarasa imyambi hari ukuntu umuntu satani amurasa umwambi kandi ukamufata ubwo rero niba waramufashe icyo gihe akaba yaranisubiyeho akicuza akaba yakongera kwemera ko satani amurasa umwambi byaba ari ikindi kibazo niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nahita mvuga ko yashakaga ahubwo ko ngenda kugira ngo aprofite uwo mukobwa yego kandi nanone ari we ari uwo mukobwa hari uburyo namwizeragamo kandi nanone umunsi nagiye haburagaho iminsi 2 kugira ngo yuzuze ukwezi kwe ngere naramubwiye nti aho kugira ngo aze kugukata iminsi isigaye y'ukwezi kwawe ahubwo uyu murumuna we kuva gihari nawe buhari iminsi 2 nishira ukwezi kwawe kurangiye aguhereza yawe wigendere yego nubwo twari tubyumvikanyeho ariko ndamubwira murumuna we nagenda nawe uzaba ugiye aho twagukuye noneho uzategereze yayandi ayagukata ariko naba gihari uzategereze ukwezi kwawe kuzure nyuma y'iminsi 2 kuraba kuzuye ubone kugendera amafaranga yawe yuzuye nuko twari twabipanze reka ndeke kurambira uno mu mama n'abashyitsi bari ndumva buri kanya bari gukomanga hari aho twicazaje aho inyuma y'inzu yanyu kugira ngo abantu batarambirwa baje kubasura babone ko byibuze mu bitayeho baje kumwakira reka muzi ibibazo 2 soze ikiganiro cyanjye nitahire icyambere kivuga ese uyu munsi ugarutse mu rugo rwawe uje kubana n'umugabo wawe urumva waramubabariye neza nta ngingimira iri ku mutima cyane ko warugarutsemo twizere ko utamubabariye byo kwikiza burya rimwe na rimwe igitsina gore hari ukuntu bitinda ko tubabarira ukababarira ariko nanone yakora kandi kantu gati ibintu byose bikamva bigaturumbuka bikagaruka nta mbabazi za nyirarureshwa ziriho gusa bitewe n'intuza no guca bugufi nabonye afite yego nanjye namubabariye nta ngingimira kandi noneho nyine urumva hagomba kubaho akantu gatuma bya bindi byabaye bitazongera kuba icyo ngicyo nicyo nanjye kwaza Ezekiel nicyo ugiye gukora rero umufasha wawe mwiza rwose arakubabariye ariko n'igihe bagomba bamufite abagore beza ntimubimenye urabona umugore mwiza ukuntu ari mwiza umugore utisize make-up umugore ufite umusatsi uri naturel gutya rwose utisize ikintu na kimwe ariko akabasagura ubundi ubujya mu ahandi kumara iki koko ayo mafaranga agiye uyafata ukayamuhonga ukayamuha ukareka kubabaza uyu mudamu mwana rero ntawe hari ibintu nawe ushubije urudubi oya se umugore ndabizi ko ari mwiza uzi ko watuma nanamuririmbira akaririmba naraye numvise kavuga ngo umuryango wanyinguriye
sinzawunyuzamo abandi. Urukumva hari igihe nyine always come on my way. hari igihe umuryango ngakomeza ukaririmba ntago nkazi nyine ubwo akaba arakonze ariko noneho reka muririmbire ogera 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 Kagame Paul byibura kuko ariko kari kurya hiti madamu wanjye niyogere nkuko muzehe nawe tumwifurije kogera sibyo nicyo njye umugore wanjye cyambere ndamukunda yego kandi mukunda nta wundi ngamije kumubangikanya nawe. Haleluya. Satani ni umwanzi w'amahoro w'ibyiza. yego rwose. Aho twavuye naho tugeze ntabwo Satani yahishimira. Kimwe n'abantu batuzi nabo ntago bagira gute babyishimira. Mu by'ukuri nawe arabizi ko ngenda ndwana intambara nyinshi zo gukiranuka. Ariko kubw'intege nke za muntu akaba yakwisanga agize intege nke ariko nanone za ntege nke nizimuture hasi. Urabizi hari igihe umusinzi adandabirana nk'ushaka kugwa ariko mu by'ukuri ugasanga ariramiye ntagize gute ntaguye. Ibi byakubayeho byagwahiriye isomo rero kuri icyo kintu. Isomo rya mbere ubundi ntabwo nari nzi yuko Satani ampiga kuri uru rugero yifuza yuko n'urugo rwanjye rwasenyuka. Nari nzi ko wenda ampiga kugira ngo mfungwe, nari nzi ko ampiga kugira ngo mpfe, ariko sinari nzi ko ayo mahirwe yose ayabuze yakwifuza yuko no gupfa napfa cyangwa se n'urugo rwasenyuka. Ibi rero byampaye ingamba zo kwita ku mugore wanjye ndetse no kumukunda birenze uko we yabibonaga. Birashoboka ko namukundaga biri uko ariko nta byaguhaye isomo rikomeye. Yego. Kandi ryo kurya ushishoza Imana ikaguha ubwenge. Yego. No kuri nanjye nibyo nkwifurije cyo kabiri nabonye ko ntamufite nta terambere ry'urugo. Mufite iterambere ry'urugo rigize gute rirahari. Narishimye mpageze uburyo akana kampobeye. Yego sha. Kagumana nanjye ndishima numva ndishimye. Ndavuga ni Imana igire gute ishimwe. Bituma nibaza ntiyamyuka yashakaga ko niyahura kano kana kari kuzahubira ndi. Yo mama. Madamu rero ahaziye. Provi. Ko mbona marangamutima naze kugufata dusoje ikiganiro. Madamu. Sinzi nkunda kwifata gutya ni ikintu kimbamo nta bindi birenze ni ibimbamo gusa. Yego. Ubwo rero icyo mwijeje mwizeza tumara kwiga nyuma ya kamera wapi hano wapi. Oya ikimwizeze ejo bundi utazongera yatagira ati nimurebana none kandi ibyo Sekeri yavuze ko atazongera bisubiye. Oya ariko Sekeri ngiye kumukorera utuntu nka dutatu. Urukumva utuntu dutatu ntamubwiye kandi dukurikirana. Wow. Sekeri reka nanjye nsoze icyo nkwifuriza ni uko niba ugaruye umufasha wawe nihinduka byibuze abone ko nimba hari intambwe yateye nawe atazicuza ati sundi umugabo namubabariraga kubera iki. Niba mwarapfuye cya kindi ni urugero cyo kuba wakora ikosa wagwa mu mutego noneho ubutaha azabone yuko hari icyo byahinduye. Nujya no kugwamo usaba Imana ubwenge cyangwa se imbaraga. Si uko wenda abagabo batagira navuga irari ariko ari urigira agahita agarura agatima impembera akavuga ati ko si bundi uyu nguyu yabarusha iki umugore wanjye. Umugore wanjye ni mwiza aranyubaha aranyumva mbese ibihe byose tubicanamo ariko uyu nguyu ndi umukene cyangwa se ntacyo muhaye nzi neza ko atankunda. Ndwaye ndi mu bitaro nzi neza ko atari we wambaho. Ndamutse mpfuye byose turabigendana nzi ko wamba hari umugore wanjye. Ubwo bwenge mubushyire mu mutwe w'abagabo mutekereze muti ese ngeze mu bikomeye ngeze mu biruhishe ninde muntu umunsi wo kunyitaho. N'umugore reka nange inama yagera igendere n'umugore uretse gato utarayitanga. Yego. Yagiye ntago nari mfite ikinkingira. Yego. Cyangwa se
marayika murinzi ariko gutya turi kumwe ni marayika murinzi ni ukuri wabyumvise nanjye mubera marayika murinzi hari ibyanyubahuka tutari kumwe ariko hari n'ibyamwubahuka mu gihe twaba tutagize gute tutari kumwe rero ndizera ko uyu munsi wa none mfite marayika murinzi irya minsi marayika murinzi wanjye yari yagiye ariko marayika murinzi wanjye yagarutse rero niba yagarutse yizere yuko nikosa ritazongera kuba mu buzima bwanjye alleluya niryo kosa mu buzima ritazongera kumbaho Ezekiel ndashaka umbabarire wanze uhobera umufasha wawe mizana ko kantu nashakaga ni ukuri kw'Imana naguhobera amagambo ni meza cyane yo ayiwe wow ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe Mana uri inkuru uri nziza ukunda umuryango kandi tubwihereye icyubahiro gusa ni muriri yo wow ni ukuri urukundo ni rwogere pe ni rwogere kandi Imana ikomeze itanga amahoro itanga ibyiza itanga ibyishimo muri uyu muryango nicyo kintu nabifuriza kandi Imana urebe umutima wa Ezekiel urebe ibyamunaniye ibimuhiga ubikure ku buzima bwe nicyo kintu namusabira ndetse urebe na mugeni y'isuko nawe ari intungane ibyamunaniye nawe ugira ibyo uhindura ku buzima bwe ubundi mwubaka umuryango mwiza uzira umwiryane uzira amakimbirane uyu munsi murasubiranye ni ibyishimo kuri benshi ariko nanone ni umubabaro kuri Satani kuko Satani ntakunda umuryango ntakundi ngo ntakundi byiza n'umwanzi w'amahoro uyu munsi agiye gushaka ibindi bibahiga ibindi bibirukankaho kugira ngo musubire muri ya makimbirane ariko mujye mwicara mwambaze umuremyi mumushime ndumva njye ari iryo jambo ryanjye nasorezaho kandi ni ukuri mugeni ngenda ndagushimiye shyiraho mikorofone ubwire icyo gushimiriye ntago njyewe n'ubwa kabiri muye nawe sibyo ndumva hari abantu benshi cyane uziranye nabo b'inshuti z'umutware wawe benshi pe munaziranye no kuva kera ariko kuba wangira icyizere yuko nakora iki kiganiro ni amahirwe reka mvuge ngo ndi umunyamugisha kandi nawe Imana iguha umugisha kandi kaze nubwo ari mu rugo rwawe komeza wongere ukunde umutwaro wawe nk'uko bisanzwe uyu munsi wagarukatse muri uru rugo kubera urukundo iyo bitaza kuba urukundo ntabwo ari kuba uhari kandi murakundana iyo abantu bakundana baranashwana reka mbabwire ngo nakagaruka ibihe byiza abadukurikiye muri iki kiganiro kandi reka mbabwire ngo mwandike komenti zishima wowe wandika komenti itukana ubwo uraza ko utishimiye ko umuryango wasubiranye murakoze cyane araza kuba ari muri bya byiciro Imana yavuze murakoze nawe wakoze cyane mugeni kamarade rero nawe utera intambwe sinasoza nanjye nakugira inama nshuti yacu kamarade ibi bihe tugiranye na madamu nawe tubibone iwawe amen murakoze Imana ibahe umugisha yego Gasaro TV.